Yes, turabashuje kandi tubifurije kugubwa neza muri gahunda z'amakuru abagiye atandukanye, amakuru ari kuvuga mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'ahandi hose ku isi. Wakwibaza rero tugiye kugezaho iyihe nkuru? Ni inkuru ikomeje kugenda ibabaza abatari bakeya hano mu gihugu cy'u Rwanda, rwose mu Burundi ndetse n'ahandi. N'abantu bakomeje kugenda bagaragaza amarangamutima. Ni inkuru yamenyekanye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane, rwose tariki ya 14 Mata nibwo iyi nkuru yaje kujya hanze se, cyangwa iyi nkuru yaje kumenyekana. Wakwibaza rero ngo ndizera ko batari bakeya mwabashije kuyimenya. Ni urupfu rw'umunyamakuru hano mu Rwanda, bamwita Celestin Ntawuyirusha Amaboko, niko bamwita. Akaba ari umunyamakuru rwose watuvuyemo muri iri joro ryo kuwa 14 Mata. Akomeje kugenda rero babaza rwose abatari bakeya. Ni ibintu bikomeje kugenda bivugwa cyane. Ni ibintu bijyanze muri iki gitondo, cyangwa se bimenyekanye muri iki gitondo cyo kwa 15 Mata. Rwose nibwo ibi bintu bimenyekanye, nibwo urupfu rw'uyu munyamakuru rumenyekanye. Hatangazwa ko uyu munyamakuru yaje kwitaba Imana muri ijoro ryo kwa 14 cyangwa se kuri uyu wa 4 Mata. Yes, uyu munyamakuru rero ngo nibwo yaje kwitaba Imana, aho yari amaze iminsi arwaye, yari mu bitaro bya Kibagabaga. Ngo ku munsi w'ejo rero mu masaha mu gitondo nibwo ngo haje kumenyekana inkuru yuko ngo akomeje kugenda aremba cyane, ngo akomeje kugenda aremba. Ariko abantu ntago rwose ngo bavuga rumwe, cyangwa ntago abantu bavuga ko ari umuntu wari guhita yitaba Imana. Ku gicamunsi rero ngo niko yakomeje kugenda aremba, aho byaje gukomeza kugenda bigera mu masaha rwose ya nijoro. Mu ijoro rero rwose ryo kuri wa 14 Mata nibwo uyu munyamakuru Celestin Ntawuyirusha Amaboko yaje kwitaba Imana, cyangwa se yaje gushira mu mwuka, yitahira rwose mu ijuru. Wakwibaza rero ngo Celestin Ntawuyirusha Amaboko ni muntu ki? Ni umunyamakuru wagiye ukora ku bitangazamakuru bitandukanye no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Akaba ari umunyamakuru wakoze nko kuri TV1, TV10, City Radio ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Akaba ari umunyamakuru ubu ngubu wari uri gukora ku kinyamakuru bita BTN TV. Ni umunyamakuru wakoraga inkuru zicukumbuye, cyangwa se inkuru zivugira abaturage ahanini. Akaba rwose ari umunyamakuru wagiye akundwa bitewe n'ijwi rye ryakundwaga n'abatari bakeya, cyangwa se uburyo yakurikiranyaga amagambo mu gukora inkuru se, cyangwa se mu kuvuga inkuru. Akaba ari umunyamakuru rwose agiye agaragara avugira abaturage cyane, cyangwa se akora inkuru zigaragara ko ari inkuru rwose yabaga yageze kuri tere. Abenshi rero muri uyu mwuga rwose bamukundaga, ndetse bavuga ko ari muri banyamakuru ba mbere rwose bakora neza no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni umunyamakuru akunda kuvugira abaturage, ni umunyamakuru abaturage bakundaga cyane. Bivuga ko rero rwose ngo BTN TV ibuze umunyamakuru rwose ukomeye, cyangwa se muri rusange itangazamakuru ryo mu Rwanda ngo ribuze umuntu ukomeye, cyangwa se umuntu w'ingirakamaro ku gihugu. Ati rwose ni umuntu wari ufitiye umumaro igihugu. Bamwita Celestin Ntawuyirusha Amaboko. Rero ku itariki ya 14 nibwo umuryango we waje gutangaza rwose amakuru ko uyu mugabo ashizemo umwuka, cyangwa se yitabye Imana. Mu kababaro kenshi nibwo rwose byaje kumenyekana. Abatari bakeya hano mu gihugu cy'u Rwanda rwose bakomeje kugenda babazwa n'urupfu rw'uyu munyamakuru, nk'abanyamakuru bagenzi be bakora ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse n'abaturage muri rusange, kuko abantu babati rwose yari umuntu waruzwi. Yitabye Imana rero nyuma y'undi munyamakuru rwose witabye Imana akoraga ku kinyamakuru cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda RBA. Mwaramwumvishe, ni mu minsi ishize rwose, nta minsi myinshi ishize nawe yitabye Imana. Wakwibaza rero ngo ni ibiki rwose biri kuba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bikomeje kugenda bitera abatari bakeya agahinda. Ni mu mwuga w'itangazamakuru. Abantu rero bakomeje kugenda bagaragaza ko rwose bifatanyije n'umuryango wa Celestin Ntawuyirusha Amaboko, bagaragaza ko rwose bawufashe mu mugongo kandi bamwifuriza iruhuko ridashira.
ni abantu bamwe rwose hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda babarizwa mu mwuga w'itangazamakuru, abaturage b'u Rwanda muri rusange ndetse n'abari mu nzego z'ubuyobozi zigiye zitandukanye bakomeje kugenda bagaragaza ko bababajwe n'urupfu rw'uyu mugabo. Abaturage rero bamwe yagiye avugira nabo bakomeje kugenda bagaragaza ko rwose bababajwe cyangwa se batewe agahinda n'urupfu rwe. Bakomeje kugenda babigaragaza. Ni muri iki gitondo rero nibwo inkuru ikomeje kugenda imenyekana rwose, imenyekana ahantu hagiye hatandukanye. Dukomeje kugenda tubabwira rero uburyo uyu mugabo rwose yari umugabo ukomeye, yari umugabo rwose ukomeye cyangwa se mu mwuga rwose yari umugabo uhamye, ukora akazi ke neza. Yakoraga inkuru zicukumbuye cyangwa se inkuru yagere kuri tere yitariye 100%. Kundaga kuvugira abaturage cyangwa se akavuga ibintu bidasanzwe byabaye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abantu batamenye. Kavuga rwose ibintu bidasanzwe. Yararwaye rero ari ku bitaro bya Kibagabaga rwose ngo yari amaze iminsi mikeya. Ni nyuma y'uko ngo yari yarwaye hanyuma aza gukira. Nyuma yaho ubwo yasubiragayo rero nibwo ngo ku gicamunsi cy'ejo rwose yamenyekanye ko inkuru y'uko ngo arembye cyane. Mu masaha ya nijoro rero kuri tariki ya 14 nibwo urupfu rwe rwaje kumenyekana, ruvuzwe n'undi umunyamakuru rwose bakoranaga wa hafi, avuze ati mugenzi wanjye rwose birarangiye. Nawe yatewe intimba cyangwa se yababajwe n'urupfu rwa mugenzi we nk'uko yagiye abigaragaza mu magambo yakomeje kugenda avuga cyangwa se atangaza ku nkuta zigiye zitandukanye cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye rero nka WhatsApp cyangwa se Facebook. Akomeje kugenda rwose acaracara se amafoto cyangwa se inkuru ze cyangwa se rwose amagambo agaragaza ko rwose abantu bamukundaga bavuga bati rwose uyu yari umuntu w'ingenzi ku buzima bwacu, yari umuntu w'ingenzi ku buzima bwacu rwose, ntago twatinya kubivuga. Ngayo nguko rero nibyo twababwiraga inkuru y'akababaro y'urupfu rw'umugabo rwose w'umunyamakuru kuri TV10, bakaba bamwita Celestine nawe uyirusha amaboko. Ni Kigali Top News rero ibakomeje kugenda ikugeza amakuru agiye atandukanye, amakuru bari kuvuga mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'ahandi hose ku isi. Niba utarakanda subscribe yikane niryo jambo ritukura, ukore kukazogera notification yacu igiye ikugeraho ku gihe cyangwa se amakuru ajya kugeraho ku gihe. Urabashe ko wayikana, tugushimira kandi tunakwifuriza amahirwe n'imigisha mu mirimo igiye itandukanye muri kugenda amwikorera. Tunabasezeranya ko tutazahima kubagezaho amakuru abagiye atandukanye, amakuru bari kuvuga mu myidagaduro, siporo ndetse n'ibindi ibintu ibyo ari byo byose nk'uko dukomeje kugenda tubibagezaho. Wakwibaza rero ngo ni iki gikurikira? Komeza ukurikire Kigali Top News.